Yo mbere yuko dutangira narababwiye ngo hari ikiganiro kimwe buri gihe nkora rimwe mu cyumweru, wenda nshobora gutindaho gake, ariko icyo kiganiro nabwiye ngo biba byiza mbere yuko ngitangira buri muntu udukurikiye, yaba umugabo yaba umugore umukobwa cyangwa umusore, kuba byibura ufite urupapuro n'ikaramu, kuba ufite bike n'ikayi, ukabanza ukumva ibintu bishobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka. Ubuzima bwa benshi busigaye buhinduka kubera akaganiro nk'aka ngaka kajya gacamo rimwe mu cyumweru. Ndagira ngo mve amagambo tugiye gutangirana. Iki ntabwo ari cya kiganiro ugomba kumva uhubagurika uri muri telefone cyangwa se uri kurangazwa n'ibindi bintu. Urabanza ugatuza ukumva ibintu by'ubwenge byahindura ubuzima bwawe. Wumve ati abantu benshi bamaze kuba abaginga n'abaswa, basigaye bakeka ko bafatishije ibintu byose babisobanukiwe. Ibyo bintu niko abantu benshi bameze. Umuntu usigaye yumva yarafatishije, ukabona umuntu asigaye yigira nk'azi ibintu byose, mbega umuntu akavuga ati ubwo mfite udufaranga twaye cyangwa se ari utuntu nsigaye mbona ndumva ameze neza nta kibazo mfite. Niyo mpamvu isigaye ituma abantu benshi bariraye hano hanze batagishaka kwiga ibintu bishya. Umuntu ararangiza kaminuza, yarangiza kwiga ubusegonderi cyangwa se ufite masters niba ufite PhD, ibyo ntabwo bindeba, ugasanga umuntu asigaye yumva yarafatishije nta kintu gishyashya akeneye kwiga, akumva nyine ibyo kwiga yarabirenze, ntashaka kugira ngo ufite ikindi kintu amurusha cy'ubumenyi kimuganiriza, we akumva amasomo ye yarayarangije. Icyo kibazo gisigaye hano hanze. Ibyo ni ubugoryi. Uyu munsi hari ubwenge bwa kera bw'abakurambere bacu bumaze igihe muri iyi si, wumve bushobora kuba bwahindura ubuzima bwawe muri kano kanya uramutse uciye bugufi ukavuga ati ariko ibintu byo kumva ngo nararangije kwiga, ngo nzi utuntu, ngo nzi utumanyeri, mbona udufaranga nditunze, ibyo ntacyo bivuze. Muri iyi si bisaba guhora wiga. Uyu munsi hari ubumenyi nakuzaniye ngo bw'abakurambere bacu. Buri muntu wese, uba umusaza, uba umukecuru, umusore, uba umwana, ukwiye kwicara hasi ukumva kuri channel ya YouTube ya Rock Entertainment. Ndetse nkwibutsa mbere yuko nkomeza ninjira muri ibintu neza, banza ukore subscribe. Aho hantu ubona handitse buto ya subscribe, yikandeho n'akazu jya wumva ibintu mpora nkubwira buri munsi. Kora subscribe wapi uraho gusa. Ibintu muri kano kanya tugiye kuganiraho ni ibintu byafasha buri muntu wese udukurikiye, upfa kuba uri ikiremwa muntu, byagufasha kugera ku ntego zawe kandi ukabaho ubuzima bwiza muri iyi si. Ariko ibyo bintu ngiye kubaganiriza kugira ngo bikugirire akamaro nuko washyira ubwibone na bya bintu twita ngo ni ukwiyumva. Hari n'umuntu uri buvuga atasiba kuri YouTube hari ibintu Rukise buri yagiye kumbwira iki. Ibintu ngiye kubabwira uyu munsi wa none birasaba ko ushyira ubwibone ugaca bugufi. Amashuri yose waba ufite, umwanya wose waba ufite, yaba ari muri leta, yaba ari mu kazi, yaba ari muri kampani runaka, ugashyira ubwibone n'ibyo no kwiyumva kwawe ku ruhande, ukavuga ati ariko reka numva ikintu ukagiye kumbwira uyu munsi wa none. Sibyo? Banza wikuremo bwa bwibone mu mutwe wawe, mu mutwe noneho ushyiremo mindset yo kumva ko uri umunyeshuri umeze nk'umuntu ugiye kwiga muri kano kanya. Ubu tuvugana nimba uzi ko yicaye imbere y'YouTube channel, mera nkaho uri umunyeshuri uri kuganirizwa n'umwarimu. Kubera iki rero ugomba gushyira ubwo bwibone hasi? Wumve, urabona muri kano kanya tugiye guca mu mahame arenga 7 yatumye abantu ba kera, abakurambere bacu, bitwa abagabo, baba abagabo nyabagabo. None uyu munsi wa none ukumva umuntu ngo ni igihanganye cyangwa se ukumva umuntu ubuzima yarabayemo n'uburyo yatekerezagamo, ni ibintu nawe wumva ukumva ugizemo ubwoba. Ibyo bintu byo tugiye kurebera hamwe ndetse byagufasha kugera ku ntego zawe zose, uwo waba uri wese, imyaka yose waba uri muri kano kanya. Ayo mategeko tugiye kurebera hamwe uko ari 9 amaze imyaka 2,200 abayeho. Bivuze ngo ayo mategeko yabayeho mbere y'ivuka rya Yesu Kristo cyangwa se nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo gatonya hafi aho ngaho. Ayo mahame yari ahari. Ngira ngo rero uyu munsi wa none mwumva amahame, ibintu by'icyo gihe mukumva mugizemo ubwoba. Ndagira ngo mve ayo mahame 9 umuntu wese abashije kuyubahiriza akayashyira mu bikorwa, waba igitangaza, waba umuntu wa danje, umuntu wese agera imbere akunama akavuga ati cyakoze dukwiye no kugutega amatwi. Sibyo? Mushyira ubwibone hasi. Tugiye kubasaba muri kano kanya mwishyiremo imyumvire ibumvisha ko muri abanyeshuri muri kano kanya. Nanjye kandi ndi umunyeshuri. Sibyo? Ayo mahame tugiye kurebera hamwe ngo yafashije abantu benshi mu mateka yose yaranze iyi si.
nawe uyu munsi rero niyo mpamvu ngusaba ngo ukore subscribe kandi ukazogera nushaka ubugiye muri comment ubona avuga ati roka agiye kubanza adutemo ku bumenyi cyangwa agiye kuhatwika. Ikindi nabasabye mujye muri comment wandikemo cyangwa se ushyiremo idarapo tubwira ati tuba tugukurikiye turi muri iki gihugu, hari ubushakashatsi turi gukora hano hanze tumenye ibihugu bidukurikira cyane, tujye tubisura none tubatemo ubumenyi turi kumwe mu bihugu byanyu duhereye ku bihugu bidukurikira cyane. Impamvu babwira ngo muri iyi minsi niko bigiye kujya bigenda kugira ngo ayo mategeko uko ari 9 tuyiga neza ndetse ubashe no kuba wayapurika cyangwa se ukayashyira mu bikorwa ku byerekeranye n'ubuzima bwawe. Birasaba ko turibona kino kiganiro kugeza kigeze ku iherezo ku ndundu. Reka duhere ku itegeko rya mbere. Itegeko rya mbere nimba uzi kuri umugabo, nimba uzi kuri umusore, nimba uzi kuri umugore cyangwa umukobwa, waba uri n'umusaza n'umukecuru, umwanya wose waba ufite muri iyi si cyangwa amafaranga yose waba ufite muri iyi si, itegeko rya mbere ugomba kujya ugenderaho buri gihe cyangwa se ihame ugomba kujya ugenderaho bwa rya mbere, iteka ujye wiyumva nk'umunyeshuri. Ako kantu iteka ujye wumva kuri umunyeshuri. Buri munsi nubyuka mu gitondo cyumva kugomba kuba uri umunyeshuri kuri isi. Abantu benshi bo ku mbuga nkoranyambaga ujye ubona abantu benshi basigaye barabonye utuntu tw'udufaranga cyangwa se niyo baba bafite na menshi, abantu benshi barangije amashuri bose basigaye bafite ubwibone buhambaye. Bose niba usanga bapostinga bavuga ati umuntu aba akwiye kuba umuyobozi, yobora abandi bakurikire, ugomba kuba umuyobozi abandi bakaba abigishwa bawe, ugomba kuba uri hejuru abandi bagakurikira, ugomba kuba uri number 1 abandi bari inyuma yawe. Nuko abantu bose bo ku mbuga basigaye birirwa babigisha ngo be a leader never a follower. Mujya mubibona niko bona bose basigaye birirwa bavuga atari ibyo n'ubujiji n'ukwibeshya. Abantu bavuga ibyo bintu ntago baba bafite mindset cyangwa se ntago bafite imyumvire ya kinyeshuri, kubera ko umunyeshuri wa nyawe, ubundi umunyeshuri wa nyawe yitwa umwigishwa, ntago yitwa umuyobozi, aba ari umwigishwa kuko Yesu yari afite abigishwa be. Umunyeshuri wa nyawe akurikiza amasomo mwarimu yamwigishije. Ndagira ngo wumve neza kano kantu. Kugira ngo ube umuyobozi mwiza ugomba nanone kwishakamo kuba ukumva, kugira ngo ube umuyobozi mwiza cyangwa se ube umuntu uzayobora abandi cyangwa se umukire urenza abandi cyangwa se umuntu abandi bafatiraho icyitegererezo, nuko nanone ugomba kubanza ukiremamo umunyeshuri mwiza nimba ushaka kuba umuyobozi mwiza kandi ugahora wiga buri munsi. Twese tugomba kujya dufunga iminwa yacu mu gihe tuzi ko turi imbere y'umuntu ufite ikintu aturusha, akabanza akatuyobora akatwereka uko icyo kintu gikorwa. Nta muntu wamenya byose muri iyi si. Buri aho ugeze hari umuntu ufite ikintu akurusha, jya ufunga umunwa wawe, ushyira ubwibone hirya. Hari igihe ugera imbere y'umuntu ukabona uramurusha imyaka cyangwa uramurusha amafaranga, yatangira kukwereka ibintu bya danje bizima utaruzi, ugashaka umuzibisha cyangwa se ukamwereka ko atarenze, ariko ngo icyo gihe uba uri guhomba. Twese kugira ngo tube abayobozi beza cyangwa se ibihangange byiza, nuko twiremamo imitekerereze yo kwitwa abanyeshuri beza. Umufilozofe bitaga Epictetus muramuzi. Ni umufilozofe w'umugiriki. Yajyaga avuga ati buri kiremwa muntu cyose kiri ku isi turimo abantu babiri, turimo abarimu tukabamo n'abanyeshuri. Buriya ntazagira umuntu ukubeshya ngo uriya muntu ngaza ibintu byose nta bumenyi yagukuraho, n'umukozi wawe wo mu rugo cyangwa se n'umuzamu wawe cyangwa se n'uwari wese, buriya hari ikintu abazi utazi ashobora kukwigisha ugatunga. Ati kugira ngo ube umuntu wa danje, Epictetus nk'uko yabivugaga uyu mufilozofe yaravugaga ngo ikiremwa muntu cyose kiri kuri iyi si kirimo abantu babiri cyangwa se turimo ibice bibiri, urimo umwarimu urimo n'umunyeshuri. Buriya buri muntu afite ikintu yakwigisha undi nk'uko afite ikintu yakwigishwa n'undi muntu. Ariyo mpamvu bidusaba buri gihe kugira imitekerereze yo kumva ko turi abanyeshuri. Buri uko ubyutse mu gitondo ukavuga ati ngomba gutega amatwi abantu, ntago nabura ikintu gishyashya nigira ku bantu. Kandi umuntu wari we wese, twese turi mu nzira yo kwiteza imbere. Wenda tutaratinda, uyu mufilozofe bita Epictetus wavuze iryo jambo ngo twese turimo abanyeshuri kandi tukaba turimo n'abarimu. Uyu mugabo ndi kukubwira Epictetus wavuze iryo jambo, uyu mugabo ni umufilozofe wa danje. Dushobora kuba hari amagambo ukibona hirya no hino, ariko ayo magambo yagiye avugwa n'uyu mufilozofe. Uyu mugabo rero wigeze kuvuga ati Imana yatureba mbere yuko dukomeza, wenda kano nakagiye gucamo kugira ngo uwo mufilozofe yabivuze nge mbanza nawe mubanyuriremo gake gake tuhite dukomeza twihuta, n'ubundi ntacyo twirukanze, sibyo? N'ubundi se ko njya mbona mutinda mwumva n'ibintu bitabafitiye akamaro. Nibi rero mujye mureka tunabyumve byose, na biriya mubyumve muruhura mu mutwe. Hano ntabyo kuruhura mu mutwe, ntago muba mwarushye. Ni ukuvuga ngo gahunda ihari rero, uyu mufilozofe niwe wanavuze ngo Imana yaduhaye amatwi abiri irangije iduha umuntu umwe kugira ngo tujye twumva cyane tuvuge make
niyo magambo uyu mugabo yagiye avuga. Uyu mugabo mbega abantu benshi baramuzi, ndetse uyu mugabo niwe wavuze ngo buriya ibyishimo nta nubwo bituruka mu gutunga byinshi, ahubwo ngo bituruka mu kugira bikenya kandi uzi ko ukeneye bihoraho. Uyu mugabo mbega w'umufilozofi yavuze ibintu byinshi cyane, byo ntabwo twabitindamo. Ibyo byo wenda tuzagira igihe cyo kugaruka ku bafilozofi bose bagiye babaho n'amagambo y'ubwenge bagiye bavuga. Gusa Epictetus ni umufilozofi mwiza cyane wabayeho. Ubu hano dukomeza batubwira ati twese uko turi kuri iyi si duhora mu nzira y'amajyambere cyangwa se yo gushaka gutera imbere kurushaho. Yaba ari ingagari ifite amafaranga na gute ibyuka ikeneye andi mafaranga kurushaho, yaba ari uri kunda muri kano kanya ubyuka ushaka kwiteza imbere cyangwa ugateza imbere bene wanyu. Twese uko turi kuri iyi si duhora mu nzira yo kwiteza imbere. Rero inzira yo kwiteza imbere ntabwo ari linear cyangwa se ntabwo ari inzira igororotse. Oya, iri spiral ni inzira igiye, ni inzira igenda inyuranyuranamo nyine. Ni ukuvuga ngo inzira y'iterambere twese turimo ntabwo ari inzira igororotse ku buryo umuntu yazanga kubwire ngo ubyutse mu gitondo ugacano cyangwa ugashora hano hantu ngo uzayitukira. Oya, inzira y'iterambere twese turabizi ko ari inzira igiye irimo inziga, uca mu bibi ugaca mu byiza, uzenguruka iri spiral ugenda uzenguruka. Niyo mpamvu twese dukwiye kwiga. Bivuze ngo iyo nzira tugenda ducamo twese buri umwe aba agomba kugira umurenzeho ayoboka, undi nawe akagira undi ayobora. Twese mbega ni ugufatana akaboko kugira ngo duce muri ayo makorosi. Naho icyo gitekerezo mwese muhora mwivugisha ngo buri muntu agomba kuba umuyobozi, ngo ntabwo agomba kuba umwigishwa, ibyo ngibyo ni umwanda. Kumva ko ngo ugomba kuba urenze, gupana ntabwo ugirwa inama, ntukeneye kugira ibindi bintu bishyashya wiga, ngo urumva usigaye ufite ubwenge. Ibyo bintu ni umwanda. Ubwo ni ubwibone buba buri kuvuga, ntabwo ari weho. Kandi ibyo ngibyo iyo ufite ubwibone bikugira umunyeshuri mubi. Ubwibone mvuga ni ubuhe? Kudatega amatwi abantu, kudashaka kugira ikintu gishyashya wiga, ukumva ko ibyo uzi bihagije, uri mu mayoga uri kunywa tura aho ngaho, urumva ko wafatishije umeze neza. Umunsi urashira, icyumweru kigashyira, nta kintu gishyashya wize. Menya ko ngo ibyo bintu ni bibi cyane. Gerageza wiyoroshye muri weho, noneho nurangiza wirememo umuco wo kumva ko ufite imitekerereze ya kinyeshuri. Tujye ku itegeko rya kabiri ryakugira umuntu wa danje kuri iyi si. Ni ukuvuga ngo icya mbere, mwese mwireme mu mindset y'ubunyeshuri, mwumve ko muri abanyeshuri mugomba kwiga mugaca bugufi. Tujye ku itegeko rya kabiri, ni ukujya uvugana n'abapfuye. Wumvishe itegeko rya kabiri tugezeho, ndagira ngo kano kantu mukumve neza. Nimba buri muntu wese uri kuri iyi si ankurikiye, nako buri muntu wese ukurikiye ino channel YouTube, channel Rock Entertainment, cyangwa se umuntu uzumva kino kiganiro, nimba ushaka kuba umuntu wa danje, ukaba igitangaza, ukaba umuyobozi w'abandi, ukaba umunyamafaranga, ukaba umunyabwenge, cyangwa se ukaba umujyanama w'abantu, iga kuvugana n'abapfuye, iga kuvugana n'imirambo. Sibyo? Zino umuntu wafonze stoicism cyangwa se nibyo abantu bafite ya myumvire cyangwa se bagenderaga ku myumvire yo kuba umugabo nyamugabo nyine, pana bya bintu byo gusanga abagabo nta bagabo bakibarimo. Ati uwo mugabo witwaga Zino ni umugabo nyine abantu benshi bafite n'ikitegererezo. Yigeze gusura uwo twakwita nk'umunyabwenge. Kera habaga abanyabwenge, umuntu akaba ari umunyabwenge bizwi, bakavuga turi abajyaga kumugisha inama abantu bose n'abami bajyagayo. Ati uwo mugabo witaga Zino yigeze gusura umunyabwenge ubwo yari amaze guhomba ubutunzi bwe bwose. Umukire witwaga Zino yabaye hahomba imitungo ye yose, arangije ajya kugisha inama umunyabwenge wabagaho. Babantu bari abasaza n'abanyabwenge. Yashakaga kumenya ati ese ni iki nakora kugira ngo mbashe gusubirana ubuzima bwanjye. Umunyabwenge yabwiye uwo mugabo Zino ngo genda ujye uvugana n'abapfuye, niho hantu hazagufasha kuba muri iyi si umeze neza. Muntu nkurikiye muri kano kanya, nimba ushaka gutera imbere, nimba ushaka kugira ubwenge, nimba ushaka gutekereza bitandukanye nuko abandi bantu batekereza baciriritse, nimba ushaka kugira amafaranga, nimba ushaka kwiteza imbere muri buri kintu cyose, tangira wige kuvugana n'abapfuye. Ese kuvugana n'abapfuye bisobanuye iki? Ese muri gutekereza ngo ni ukuvugana n'imizimu, cyangwa se ni ukujya kuganira wenda n'abantu bapfuye mu irimbi, cyangwa se ni ukujya mu bapfumu bakakuvugishiriza abakurambere bapfuye? Oya, kuvugana n'abapfuye ntabwo ari icyo bisobanuye, ntabwo ari icyo. Uwo munyabwenge yaravugaga ati, akimubwira ngo ujya kuvugana n'abapfuye, mu magambo meza yaramubwiye ngo tangira ujye gusoma, kubera ko mu bitabo byose niho dusanga ubumenyi bwasizwe n'abantu batakiriho, bapfuye, baciye ishene. Mbega kuvugana n'abapfuye ni ugusoma, kwiyungura ubumenyi.
abantu ba kera bapfuye badusigiye ubwenge nubwo imirambo yabo iri kuborera munsi y'igitaka bashizemo umwuka batakiriho, ariko wagenda ukavugana nabo ubinyujije mu bitabo. Muri make reka ngoye nk'urugero, nk'abadukurikiye b'abakristo barahita babyumva. Abakristo uyu munsi wa none, iyo ukeneye ubumenyi ku byerekeranye n'imyizerere yawe, uvugana n'abapfuye banditse Bibiliya. Ntawe ukiriho mu banditse Bibiliya, bose barapfuye. Ibyo rero babyita kuvugana n'abapfuye. Hari ubumenyi baba baragusigiye, ni ugusoma. Icyo nakubwiraga ni ugusoma. Abayisilamu badukurikiye, iyo ushaka kwiyungura ubumenyi bwinshi, Korowani cyane ko ibamo na siyansi n'ibindi byose n'ubwoko bw'imiti, ibamo ibintu byinshi. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni iby'ijambo ry'Imana gusa. Namwe mukeneye ubumenyi ndabizi, mujya kuvugana n'abapfuye. Muhammad hari ubwo akiriho yarapfuye, mujya kuvugana n'uwapfuye. Ubwo ni muri Bibiliya niho tuvuga amahoro y'Imana ngabane nawe n'imigisha. Nanone ibitabo byinshi dusoma biri mu bwenge bwinshi ni ibyanditswe n'abakurambere bacu bapfuye, ariko na n'uyu munsi tugisanga abafilozofe benshi barapfuye bose mu myaka ya kera, ariko na n'uyu munsi turacyagendera ku mitekerereze yabo, ku bumenyi bwabo. Bivuze ngo umuntu usoma ibitabo aba ari kuvugana n'abapfuye, aba ari kuvugana n'abantu basize banditse ubumenyi. Abakera barapfuye ubu babaye ivumbi, ariko mu mapaji y'ibitabo bagiye bandika niho tugenda tukaganirira nabo tukamera nk'aho bakiri bazima. Na Yesu yarapfuye, yaragiye, ntawe ugihari. Abigishwa be barapfuye, basize banditse ngo ba Pawulo bande bose baranditse. Ibyo turabizi. Nyumva neza, twese dushobora kuba twakunguka ubumenyi. Itegeko rya kabiri ubwo riratubwira ngo soma, iyungura ubumenyi. Dushobora kuba twakunguka ubumenyi mu bitabo by'abapfuye cyangwa se n'ibitabo by'abakiriho, ariko icy'ingenzi dusome. Ikindi nababwira, ubwenge bwa kera bw'abakurambere n'ubwenge bw'uyu munsi bw'ibitabo bivuga ku bwenge bw'uyu munsi bw'isi ya none, byose ni ibintu dukwiye gukoresha, dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu utavuga ngo usoma ibitabo by'iyi minsi gusa cyangwa wiyungura ubumenyi bw'iyi minsi gusa, wiyumve wirengagije gusoma ibitabo by'ahahise. Wapi, ibyo bintu byose turabikeneye. Ikindi, uramutse utabisomeye rimwe byose ugashaka kumenya iby'uyu munsi n'umenye iby'ahahise, buriya nabyo ni ubugoryi cyangwa se ni ubuswa. Niyo mpamvu muri kano kanya nshatse nababwira ibitabo bike bike mwatangira gushaka mugasoma mwatanga. Hari nanone umugani uvuga ngo, bajya bavuga ngo not all readers are leaders. Ntabwo ariko buri musomyi wese cyangwa se umuntu usoma ibitabo ariko avamo umuyobozi. Wapi, nako mukamenya, ntabwo ariko nimba tukubwiye ngo ugiye gusoma ibitabo ariko uzavamo umuyobozi mwiza cyangwa se umuntu urenze cyangwa se umunyabwenge urenze. Ya ati ntabwo ari buri muntu wese usoma ariko avamo umuyobozi mwiza. Wapi, ariko nanone bakavuga ati all leaders are readers. Ati nanone abayobozi bose barenze buriya ni n'abasomyi beza. Umusomyi w'ibitabo mwiza, wa muntu wasomye ibitabo, ntabwo avamo umuyobozi mwiza. Ariko nanone abayobozi beza baba ari n'abasomyi b'ibitabo, mbega bakunda gusoma ibitabo. Bano abayobozi mubona ashaka gusanga bafite ubwenge, umuntu araza imbere yanyu akavuga speech mukikanga mukavuga ati buriya bwenge yabukuye. Bano bagabo barasoma mu nceri bibikaho ubwenge, cyane cyane bagasoma ibitabo by'abayobozi bababanjirije, ababayeho mu mateka, ugasanga barabyize barabisomye, ugasanga noneho bari kuvuga bati nimba batubanjirije barayoboye gutya, hari ibyo bishe batakoze neza, ibyo nabikosora gutya, ibyabashyize hasi ni ibi, bakamenya ukuntu babikosora kubera bari kubigiraho. Ugasanga nimba ari umucuruzi wa danje z'ubwenge, mujye mubona bari abantu usanga yakoze ibintu bya danje, abasoma ibitabo cyane cyane bya business, ugasanga ni umuhanga muri byo. Niyo mpamvu mubwira ngo tangira wishyiremo umuco wo gusoma. Ibintu byaroroshye ubu ngubu n'ibinabananira, cyase nimwandika muri comment ati tujye dusoma n'ibitabo. Ndakubwiza ukuri ko tugiye gutangira kujya dusomera n'ibitabo hano kuri YouTube channel, ariko tukirinda ikintu cyose cyatuma tutavamo abantu bazima, cyangwa se abantu n'igihe tutazaba tukiriho batazajya bavuga ati hariho abantu batarenze. Dusigire ibintu bizima abana bacu. Rero musome. Tugiye ku itegeko rya gatatu. Ubwo itegeko rya kabiri ryavugaga ngo musome. Nanone itegeko rya gatatu ku muntu wese udukurikiye ushaka kuba umuntu udasanzwe kuri iyi si, cyangwa se ushaka kwiteza imbere kurusha abandi, ukaba uri umuntu urenze, fatirana igitondo. Uwitwaga Marcus Aurelius, uyu mugabo yari umwami w'abami w'abaromani, sibyo? Uyu mugabo yari umugabo mwiza, abantu benshi bamufatiragaho icyitegererezo, bavuga ati turifuza kumera nkawe. Ariko mu kuri uwo mugabo nawe yari umuntu usanzwe, yambaye umubiri nk'uw'abandi,
yambaye n'amaraso ava n'amaraso nk'abandi. Buriya wa muntu muba muvuga ngo uriya muntu ni igitangaza, mumufatireho icyitegererezo, nta wundi murabona umeze nkawe. Uriya aba ari umuntu nkamwe, ava amaraso, arya anywa, aba ari umuntu nkamwe, yambaye n'umubiri. Ntago ari ukubanga aba ari moto, yaba ari umuntu upfa nk'abandi, ntaho aba atandukaniye nawe nanjye muri kutureba. Ariko nanone uyu mwami w'abami abantu bose bifuzaga kumera nkawe cyangwa se bafatiragaho icyitegererezo witwaga Marcus Aurelius. Uyu yari ampereri nanone w'abaromani. Uyu mugabo yarivugiye ati ni kenshi najyaga kubyuka, itegeko rya gatatu tugezeho bigizwe gufatirana igitondo. Uyu mugabo yarivugiye ngo ni kenshi najyaga mbyuka mu gitondo nkumva mfite ubunebwe, ariko nanone akaba abizi mu mutima we ko agomba kubyuka, ariko nanone akumva uburiri bwe buraryoshye. Urumva umwami uburiri abaryamamo buba buryoshye, akeneye kuryama ngo asinzire. Ariko icyamugize igitangaza uyu mugabo nuko atigeze agwa mu mwoshya y'uburyohe bw'uburiri, wapi, ahubwo akavuga ati mfite ibintu byinshi byo gukora. Nubwo uburiri buryoshye, nta muntu uyoboye ko uburiri buryoshye, akahita abyuka mu gitondo akazinduka akemera, nubwo aba atabishaka akajya gukora. Ngira ngo abayobozi mujya mubabona n'abacu bari mukabona mu gitondo mu ndege, ejo mu yindi, ejo hehe, ari kwirukanka ahantu hose, ari mu kazi, akavuga ati bari abagabo bajya baryama. Ntago ari uko bayoboye ko uburiri buryoha cyangwa mubarusha kugira uburiri bwiza, ahubwo ni uko babibuka inshingano bafite. Mujya mubabona se, muramuzi nawe, mujya mubona ntaryama, nawe ntago mumurusha uburiri bwiza. Ariko nanone ugomba kuvuga ati reka mbyuke hakiri kare, fatirana umunsi. Ari nayo mpamvu avuga ati iyo ubibye ingonera, harya ngo iyo ubibye ibitotsi usarura ingonera. Uyu mugabo ngo yari abizi ko iyo ushaka kugira ngo umunsi ukubyarire umusaruro, bisaba ko urufunguzo rwo kugira ngo umunsi ukubyarire umusaruro ni ukuzinduka. Nibwo umunsi ukugirira akamaro, ndetse bikazanagufasha kwiteza imbere mu bundi buzima bwose ufite. Iyo uzindutse buri uyu munsi uba muremure. Ariko muri iyi minsi usigaye usanga urubyiruko cyane cyane, nibo ndi kubwira, n'abasore, abakobwa, n'iki, mu gitondo nibwo bari gutaha, za saa 11 nibwo bari gutaha, bari mu mayoga ya hatari. Ugasanga umuntu abyutse saa 8, abyutse saa 6, afite akananiro, nabwo ubona adashaka kubyuka. Ugasanga umunsi areba muri telefone ye rimwe ari guscrolling, bikaba bigeze saa 12, umunsi ukurangiriyeho. Ariko buri uzacunge, iyo wazindutse saa 12 ukaba uri imihanda, cyangwa ukaba watangiye gucaho cya saa 11, ni hahandi usanga ujya kurangira nimugoroba wakozemo ibintu byinshi, umunsi ukubera muremure. Nanjye reka nanjye ubwanjye mbabwire, kugira ngo umunsi ukugirire akamaro, cyangwa se umunsi ukubere mwiza, ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ni ukuzinduka, oya, ahubwo mbere y'uko nanone uryama buri joro, jya urara wanditse ibintu uzakora ku munsi ukurikiye. Buriya biri mu bintu bigufasha kuzinduka, kuko abantu benshi twese imitwe yacu iribagirwa. Umuntu aricura mu gitondo ugasanga yari afite gahunda nyinshi, ariko aribuka imwe akavuga ati saa 5 ndabanyijyamo, saa 6 ndabanyijyamo. Ariko uramutse ugiye ujya kuryama buri gihe ugafata urupapuro rwawe ukandika, cyangwa se telefone yawe, ejo nzakora ibi, nzakora ibi, nzakora ibi, nzakora ibi, uko biba byinshi ibintu uzakora, cyangwa se ukabona ni ibintu by'ingenzi. Iyo wicuye ukiciro gatonya uhita utekereza kuri bya bintu ugomba gukora. Kuko buriya abantu benshi iyo babyutse mu gitondo bagatangira gutekereza ngo ndakora iki, nabo ubwabo birabacanga. Niyo mpamvu biba byiza iyo wararanye gahunda y'ibintu uzakora ku munsi ukurikiye. Ejo bundi ndi kuganira na boss wanjye, n'umupapa w'inshuti yanjye, ari kumbwira ati hari igihe umuntu abyuka mu gitondo kubera na stress n'umunaniro, wagera mu nzira ukavuga ngo nakije imodoka nkagenda, harya naringiye. Niko boss wanjye yari ari kumbwira. Ariko se yo guseba ku bantu benshi, ugasanga biramuyobeye, akavuga ati harya naringiye muri gahunda, ibiragucanzura byibagiwe. Ikintu cyiza niyo mpamvu hano batubwiye ati byaba byiza buri uko ugiye kuryama ufashe fone yawe ukandikamo ngo ejo nzakora ibi niba bifitanye gahunda ya n'uyu. Kuko hari igihe buri amasaha agera, sinzi nimba namwe bijya bibabaho, ugasanga umuntu araguhamagara akubwiye ngo uribuka ko saa 6 turi bubonane, wenda zibura nk'iminota 10, cyangwa se ngo ugezeho uza zibura nk'iminota 5 cyazanarenze utamwibukaga. Niyo mpamvu bakubwira ati kugira ngo umunsi ukugire akamaro, unazinduka ukibyuka ukibambura, utaza gutekereza ngo reka nsubire mu buriri. Bisaba ukikanguka, utera agatima kuri ya liste warayi wanditse ibintu ugomba gukora uwo munsi. Iyo ukubise agatima uhita uvuga ati reka mbyuke basi ndare mbirangije. Icya kabiri cyagufasha kugira ngo ujye ubasha kuzinduka ndetse wumva umunsi wawe kubereye mwiza, ndetse ubashe no kukubyarira umusaruro. Jya ubyuka ukora akantu k'agasiporo, ubyimenyereza, uvuga ati buri gitondo ugomba kujya nkora agasiporo kaba k'iminota mike, ariko ugakore buri munsi. Ntabwo ari ngombwa ukore siporo ya hatari cyane,
ariko basi nyeganyeza umubiri utekereze ibyo bintu bituma ushyira mu bikorwa ibintu byose uri buze gukora ku munsi. Buri muntu yakoze siporo bari gutekereza neza cyane. Hari abantu benshi bazi ngo gukora siporo ngo bituma ubyimba agatuza, amaboko n'ibicyuya. Ntabwo twe dukora siporo ngo tuzarinda akabari ngo turamaje. Siporo ni ikintu kigufasha gutekereza neza mu mutwe. Gikura siporo ubundi kura igihu mu mutwe. Sinzi ibyiza bya siporo nimba narabibaganirijeho kuri topic zagiye zirangira. Niyo mpamvu kubera mba ntabyibuka mugiye kujya mumanuka mukareba content zose nagiye nshyira kuri YouTube channel kuko inyinshi zirimo utuntu tw'ubwenge. Wibuke ibintu kandi ujye byoroshya. Ntabwo ari ngombwa ngo nubyuka mu gitondo ukomeze ibintu, yabyuka mu gitondo wabyoroheje ariko uzinduke, ibintu byose bizagenda neza. Umunsi wawe kuba muremure wo kozamo ibintu byinshi niko bigufasha kwiteza imbere. Tujye ku itegeko rya 4 cyangwa se ku ihame rya 4 wagenderaho bikagufasha kwiteza imbere, ukaba umuntu udasanzwe ndetse ubuzima bukakugendekera neza. Itegeko rya 4 ni ukujya wibaza ngo ese ibi bintu ni ngombwa? Ariko ibi bintu ndi kubabwira mu byandike. Buri gitondo kubyutse cyangwa se buri kugiye kugira ikintu ujya gukora ukibaza ngo ibi bintu ni ngombwa. Abantu benshi bakora ibintu bakaza gutekereza nyuma cyangwa se akazasanga nyuma ari kuvuga ati biriya bintu narindimo nanjye narindi gutigiye nta nubwo byari ngombwa. Buri munsi ukibyuka cyangwa se buri ugiye kujya mu kintu cyangwa se baguhamagaye ngo ngwino muri iki kintu cyangwa se ugiye kwinjira mu kabari cyangwa se ugiye gusinda ukabona amasaha kujya cyangwa se n'ibindi byose waba ugiye kujyamo, ngibaza ngo ibi bintu ni ngombwa koko? Icyo kibazo gihe ukibaza buri munsi. Abantu benshi muri iyi minsi ya none ngo barazinduka pe. Umuntu ashobora no kuzinduka ugasanga umuntu ari kukwiratara akubwira ngo mwana ngo mwe muraryamira ngo ngenda zinduka cyane, ariko ugasanga ukuzinduka kwe n'ubundi nta kintu cy'ingenzi kizima akora bya bintu nyine bitari ngombwa. Kandi nubwo bari gukora ibyo bintu bitari ngombwa ubwabo muri bo baba bayizi neza ko hari ibindi bintu by'ingenzi bakabaye bari gukora, ariko bakagenda babyimura avuga ati ndaza kuba mbikora amasaha akabagenda. Umva nkubwire, umuntu kuba yabyuka mu gitondo ngo azindutse cyangwa se ngo kubwira abantu ngo ufite ibintu byinshi ukora, ufite ibintu byinshi ukora cyane ariko akaba atari ibintu bikwinjiriza cyangwa bigufitiye inyungu, ibyo ngibyo ntabwo babyita ngo umunsi wawe wubyaje umusaruro ngo nuko wazindutse ugakoramo ibintu byinshi. Tuvuye ku kintu bita kuzinduka. Itegeko rya 4 none riratubwira ngo ujye utekereza ngo ibi bintu ni ngombwa. Nanone kuba wazindutse ugakora utuntu twinshi umunsi wose ariko tudafite akamaro cyangwa tutagize ikintu kizima twinjiza, ibyo ntabwo babyita ko umunsi wawe wabyaye umusaruro, ahubwo ibyo bintu ni ubucucu. Ibyo ntabwo ari productivity, ni stupidity. Uba ugomba gukora ibintu bifite akamaro. Uburutwa na wa wundi uri buze kubyuka ariko agakora akantu kamwe k'ingenzi nabe nawe, nubwo nabyo tutabishyigikiye. Ibyo bintu ndetse ni no kwiyangiza, kubyuka ugakora ibintu byinshi. Umuntu yakubaza ukamubwira ngo navuye aha gusa ko ngo ngenge mura n'abantu gutyo, ugasanga wenda wabyutse utinze arakubwira ati mani nibwo kibyuka atuzi ko ngiye saa 11 nari nabyutse ubu mvuye none ni Musanze nasuye na runaka nagiye naha narebye n'abakobwa nagiye n'imbari akakubwira ibintu byose ariko ukaba kwimaza twese byinjije ngaho ibyo bintu wari urimo akayabura, cyangwa ugasanga nta n'ikintu kizima byamusigiye nta n'ubumenyi na buke byamwunguye, kurusha uko byibura ari kuvuga ati reka ngure megabyte za 500 aho kwiruka muri ibyo bintu imihanda yose bitamfitiye akamaro, ngo nagiye kunywa itabi n'aba bahungu, nagiye hano nagiye nasuye udukobwa twansuye, ugasanga umunsi ushize wakoze ibintu byinshi ariko bidagufitiye akamaro. Birutwa no gufata 5 ukagura megabyte cyangwa ukagura internet ukaza ukicara kuri channel ya Rock Entertainment, byibura umunsi wanakwira uvuga ati hari ikintu gishya neza. Ni urugero nari nguhaye, hari n'ibindi byinshi wakora. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzigera ugera ku kintu gihambaye mu gihe ukimeze gutyo, mu gihe umunsi wawe uwumara uri gukora ibintu bitari ngombwa, cyangwa se mu gihe umunsi wawe uwumara utibaza ijambo rivuga ngo ese ibi bintu ndi gukora ni ngombwa. Wa mugabo twavugaga Marcus Aurelius akaba umwami w'abami w'Abagiriki, rimwe yigeze kuvuga ati buriya umwanya duha igikorwa icyo ari cyo cyose muri iyi si uba ugomba kuba ushingiye ku musaruro cyangwa se ku gaciro k'icyo gikorwa. Ayo ni amagambo yavuzwe n'uwo mwami w'abantu. Ariyo mpamvu nakubwiraga ngo dukwiye kuvugana n'abapfuye. Uyu mugabo yapfuye kera cyane, ariko uyu mugabo yari yivugiye ngo umwanya duha igikorwa icyo ari cyo cyose, ntabwo yavuze ngo igikorwa runaka, igikorwa icyo ari cyo cyose, uwo mwanya ugomba gushingira ku gaciro k'icyo gikorwa. Nimba icyo